Hari umuntu yinjira ahantu abantu bose bagahita batangira kumukunda. Ntibisaba kuba uri umukire cyane cyangwa se uri icyamamare. Akenshi biterwa n'imico yawe cyangwa imyitwarire ufite. Hari ibintu bike cyane umuntu ashobora gukora bigatuma abantu bamukunda, bakamwubaha ndetse bakifuza no kuba hafi ye. Muri iyi video tugiye kureba ibintu 8 by'ingenzi bituma abantu bagukunda cyane kandi bidasanzwe. Niba wifuza kumenya uburyo bwo gukunda n'imibanire myiza, komeza iyi video kugeza ku mpera zayo. Ikintu cya mbere ni ukugaragaza umutima mwiza. Ikintu cya mbere gituma abantu bagukunda ni uko bagaragaza umutima mwiza. Abantu bakunda umuntu ufasha, bavugisha neza, ubagaragariza yuko abifuriza ibyiza. Ntabwo bisaba ibintu bikomeye cyane, akenshi bisaba utuntu duto cyane nko gusuhuza neza, kubaza umuntu uko ameze cyangwa se kumwereka ko umwitayeho. Iyo abantu babonye ufite umutima mwiza, nta kabuza bahita batangira kugukunda. Naho ikintu cya kabiri ni ukumwenyura kenshi. Smile ni ikintu gikomeye cyane cyoroshye ariko gifite imbaraga. Iyo umuntu ahora agaragara nk'ufite isura nziza, amwenyura, agaragaza ibyishimo, abantu bumva bamwishimiye kandi bishimiye kuba hafi ye. Iyo umuntu ahora asa nk'ufite umujinya cyangwa se ababaye kenshi, akenshi ntakundwa n'abantu cyane. Naho ikintu cya gatatu ni ukumenya kumva abandi. Abantu benshi bakunda kumva cyane, ariko bake muri bo bamenya kumva abandi. Nk'urugero, iyo umuntu akwiteho cyane igihe uvuga, akumva ibitekerezo byawe ataguca mu ijambo, bituma wumva ufite agaciro imbere yawe. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda umuntu wumva abandi cyane. Naho ikintu cya kane ni ukuvuga neza. Amagambo umuntu akoresha agira ingaruka zikomeye ku mibanire. Urugero, nk'umuntu uvuga amagambo meza, amagambo yubaka cyangwa se amagambo yubaha abandi, nta kabuza uwo muntu yakundwa. Ariko umuntu uvuga amagambo mabi, amagambo asesereza, amagambo asenya, akenshi uwo muntu baramwirinda. Ikintu cya gatanu ni icyizere, confidence. Confidence ni ikintu gikurura abantu cyane. Umuntu ufite confidence yihesha agaciro, yizera ibyo uvuga, ugaragara nk'umuntu uzi icyo ushaka. Abantu bakunda kuba hafi yawe iyo ufite icyizere mu buzima. Ikintu cya gatandatu ni umuntu wizewe. Icyizere ni ikintu gikomeye cyane. Iyo abantu bakuziho kuvugisha ukuri, kutavuga amagambo mabi cyangwa se kubahiriza ibyo wasezeranye, nta kabuza icyizere urakibona. Iyo umuntu yizewe, abantu bamwumvamo cyane. Naho ikintu cya karindwi ni ugufasha abandi. Abantu bakunda cyane umuntu ufasha abandi. Iyo ugaragara nk'umuntu ugira ubuntu, umutima wo gufasha, kwita ku bandi, abantu bahita bagukunda cyane. Nubwo waba udafite ibintu byinshi, ufite utuntu duto dushobora gukora ugafasha abandi. Naho ikintu cya munani, kuba umuntu wicisha bugufi. Kwicisha bugufi ni ikintu gikurura abantu cyane. Abantu benshi ntibakunda umuntu wirata, wiyemera cyangwa se umuntu usuzugura abandi, ariko umuntu wicisha bugufi arakundwa cyane. Isomo ry'ingenzi: ukuri ni uko abantu bagukunda kubera amafaranga cyangwa ibintu ufite gusa. Akenshi bagukunda bitewe n'uko bafata cyangwa se uko bakira. Iyo ufite umutima mwiza, icyizere no kwicisha bugufi n'imyitwarire myiza, abantu bazaba bashaka kuba hafi yawe. None se wowe utekereza iki? Ni iki muri buri munani wumva gituma umuntu yakunda kubana n'abantu? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda video zigufasha ku buzima, imibanire, motivation ndetse n'iterambere, ukane subscribe kuri icyo kugira ngo utazashika n'izindi video z'ubutaha nk'izi ngizi.